Ipfundo 250 nongeye kubasuhuza mwese mukurikiranye TV yanyu Ipfundo TV cyangwa se Ipfundo 250 nkuko mudahwema kujya mudukurikirana buri gihe, niyo mpamvu natwe dukomeza kubagezaho inkuru ziri update zikiza ako kanya. Ndagushimiye wowe uri mu Rwanda, ndagushimiye wowe uri hanze y'igihugu, aba diaspora mwese ndabasuhuje. Uyu munsi ntago naje mfite courage kubera inkuru y'incamugongo, dusa nkaho tugiye kubavira imuzingo y'uyu muhanzi w'umu hip hop witwa DMX. DMX ushobora kwibaza ati se DMX ni umuntu umeze ute? Ushobora kwibaza ati se DMX yakoraga iki? Ushobora kwibaza se ubuzima bwa DMX bwari bubayeho bute? Nkuko turi gukomezanya muri iki kiganiro cyacu, ndatangira mbiva imuzingo ndetse ngende nanabikomeza. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora share, kugira ngo ibindi biganiro bijye bikugeraho. Wibuke gukora ako kantu bita subscribe, ukore no kuri ako kazogera. Reka dutangirane n'urugendo rwa DMX. Ese DMX ni umusore wari umeze ute? Ese DMX ni umusore cyangwa se ni umuntu warubayeho gute? Nkuko turi gukomeza turagenda tubibasobanurira buhoro buhoro. Nkuko tugiye kwinjira muri iki kiganiro rero, ndongera mbahe ikaze nanone. Mu gutangira tugiye gutangirira ku buzima bwa DMX. DMX ubundi ni umusore cyangwa se mvuge ko ari umupapa wakuriye muri New York. Akaba yari umuraperi, akaba ari umuraperi wegukanye ibihembo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero, kuri iyi tariki, akaba yapfuye afite imyaka 50, aho yari ari mu bitaro mu gihe yari afite indwara y'umutima wari ukomeje kugenda wiyongera bitewe na drugs. Ahangaha rero byateye agahinda umuntu wari manager wiwe cyane, ndetse no ku bafana biwe ba DMX. DMX nkuko twari dukomeje tubibabwira, famiye yiwe aho yakomeje kujya kumureba ku bitaro, yagiye itangaza bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Nkuko dukesha ikinyamakuru Los Angeles Times, kiratubwira byinshi cyane bigerekeranye n'uyu muntu DMX. DMX ni umuhanzi wasohoye indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Nkuko twakomeje tubivugaho, ni umuhanzi watwaye ibikombe byinshi cyane mu bihe byiwe, nkuko turi kubitangarizwa na Los Angeles Times. Turakomeza twinjira mu buzima bwa DMX, ntucikwe n'akandi gace karakurikiraho.